Haleluya, shalom shalom, Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu agira ubuntu, mbaye ikaze na karibu ku Wano TV, ikaze cyane mwene data, wowe ugeze kuri iyi channel bwa mbere, nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose, karibu cyane mu muryango mugari w'abana b'Imana, amen. Mbere yo kugira icyo mvuga reka mbanze njye imbere y'Imana nsenge, ubundi nze mvuga icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye kandi ndaguhimbaje muri aya masaha, ndagushimye ko wongeye kunyemera kuvuga ijambo ryawe, reka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data mbere yo kugira icyo mvuga, banza unyuhagire unyeze untunganye, uhagire mwene data uzumva rino jambo, amaraso yawe tweza dutunganye, amaraso yadukure inkamba n'ibizinga, amaraso yadukure gukiranirwa kwacu kose, inzandiko zose Satani yaturegeshaga aya masaha zicaho kwesitabwe mu nyanja yo kwibagirana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tujye kumva ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Reka ndirimba akaririmbo gatoya ubundi nsome iryo jambo ubundi nze nsenge. Amen, haleluya, haleluya. Urupfu nari gupfa hari uwarupfiriye, umwami wacu Yesu nahimbazwa iteka, nyamara twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwanjye, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi ninimbaye niyo yadukirishije, hirya mibabaro ye niyo yadukirishije, urya musaraba we niwo yadukirishije, dore turabana b'Imana muze tumushime, n'umwami w'abami nimuze tumurate, dore turabana b'Imana muze tumushime, n'umwami w'abami nimuze tumurate. Umwami wacu Yesu ari mu ijuru iburyo bw'Imana Data, adusabira iteka, hati data data tegereza gatoya, n'abariya bihane bazaze mu ijuru, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwanjye, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi ninimbaze niyo yadukirishije, hirya mibabaro ye niyo yadukirishije, urya musaraba we niwo yadukirishije, dore turabana b'Imana muze tumushime, n'umwami w'abami nimuze tumurate, dore turabana b'Imana muze tumushime, n'umwami w'abami nimuze tumurate. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urupfu twari gupfa hari uwarudupfiriye, hari uwaje arapfa ku bwanje nawe, uyu munsi wa none niyo mpamvu twitwa abakristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko umwami yakunze abari mu isi cyane, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari indi ndirimbo twajyaga turirimba muri korali kera, haleluya, ndavuga ngo kera ko hashize imyaka 10 ntari muri korali, Imana ishimwe. Amina, haleluya, haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Gukorera Imana ni byiza, nta gihombo kirimo iyo ukorera Uwiteka ubikuye ku mutima, iyo ukorera Imana. Uyu mugabo witwa Yesu twajyanye ngo yaraje arapfa arazukuragaje, atwereka inzira, aduha n'ubuzima
mucunguzi wanjye Yesu wankuye mu byaha, uhoraho ibihe byose ndicaremwe gisha muri we, wavuye mu ijuru uza mu isi, umwana w'Imana waraje urapfa urazuka uraganje, watweretse inzira uduha n'ubugingo. Haleluya kubyo wakoze, haleluya kubyo koze. Ni ukuri Yesu yaraje arapfa arazuka baraganje, intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikore, ariko twebwe abisi twatekereje ko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kugira ngo njyewe nawe tubone amahoro, kugira ngo njyewe nawe ducungurwe, kugira ngo njyewe nawe dutabarwe, kugira ngo njyewe nawe dukire indwara, kugira ngo njyewe nawe dukure. Haleluya, hari uwabimennyemo amaraso, hari uwaducunguye. Haleluya, ibitambo by'intama n'amahembe n'amapfizi ntibyari kuducungura. Umugabo witwa Yohana ngo ari ku kirwa cy'Ipatimo ajya mu mwuka, ngo yumva marayika ari kubaza ngo ninde wabumbura iki gitabo, ngo ntihagire uwagibishobora. Mu ijuru abamarayika barabinanirwa, mu isi abantu turananirwa, ikuzimu Satani n'abadayimoni barananirwa. Yohana atangira kurira, icyo gitabo habuze ugifungura, ngo intare yo mu muryango wa Yuda ariwe Kristo avuga ngo ngomba kugifungura kwari ugupfa, ugapfira abantu. Yesu yaturokoye icyaha cyazanywe. Haleluya, Yesu yaraje arapfa kugira ngo turokoke, Yesu yaraje arapfa kugira ngo tuzuke, Yesu yaraje arapfa kugira ngo tuzajye mu ijuru. Yapfiriye ubugingo bwacu. Nubwo dusinzira cyangwa bavuga ngo twapfuye, uyu mwuka duhumeka warangiye bakadushingura, hari umunsi tuzazuka kuko hari uwadupfiriye. Mvugira ngo yarazutse kugira ngo natwe tuzazuke. Amina, 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 amina. Imana ishimwe. Hari umugabo witwa Kristo wamennye amaraso kubwanye nawe, yarazuye, yarapfuye, yaravutse, arakura, arapfa, igihe kiragera arazuka, ubu araganje mu bwami bwo mu ijuru. Nahagarara ku bicu imana imaze kuvuga, natwe tuzahindurwa duse nkayo. Ariko intimba zacu, mwene data wari ubabaye, wari ufite agahinda, hari wishyizeho intimba zawe, imivumo ababyeyi bakuvumye, imivumo isi yari yarakuvumye, Imana yayikuyeho. Yesu yahindutse ikivume kugira ngo njyewe nawe tuvumurwe. Uyu mugabo witwa Kristo twamunganya iki? Uyu mugabo witwa Kristo twamugereranya nande? Uyu mugabo witwa Kristo twamuhwanya nande? Yes ariho, yarazutse, azushira muri twe, ari muri twe. Haleluya, wongere wizere Imana. Nimba warurushe, nimba waruremerewe, nimba ubabaye, nimba warucitse intege, Yesu ariho. Uko yererekera n'uyu munsi niko akiri. Ijambo ry'Imana rigaragara muri Yesaya 54 kuva ku murongo
ku gice cya 4 n'ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twatekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuriwe. Kuva uyu munsi igihano wumvaga nta mahoro ufite, wumvaga wuzuye agahinda, wumvaga wuzuye umubabaro, ngwino kuri Yesu akuvunjire mu cyimbo cy'umubabaro n'agahinda. Uramuha agahinda kawe, uramuha umubabaro wawe, uramuha ibikugoye, uramuha ibikuriza, akuzuza umunezero, akuzuza amahoro, akuzuze, kuko ni Yesu Kristo. Ni Yesu ugira ufite uko abigenza bikemera, ngo mu mibyimba ye ducira indwara. Byashoboka ko iyo ndwara uyimaranye igihe, byashoboka ko umaze igihe urwaye, byashoboka ko umaze igihe udasinzira, ngwino Yesu akuvunjire, ukudasinzira guhe gusinzira, uburwayi aguhe gucira, utahane gucira. Ni ubabara ibyo twakiraniwemo byose, akadukiza indwara zacu zose. Ntugende ukuje wowe ufunguye video. Yesu yiteguye kukubabarira, Yesu yiteguye kugutabara, Yesu yiteguye kukurwanira, Yesu yiteguye kugucira inzira, Yesu yiteguye kukuberaho wowe utakwibera. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, masanda gushimye, masanda guhimbaje. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Mu izina rya Yesu Kristo, acira amashimwe yuzuye indiba z'imitima yacu. Turagushimye, turaguhimbaje Data, kuko inimba zacu nizo wishyizeho, imibabaro yacu niyo wikoreye, ariko twebwe twatekereje nk'uwakubiswe n'Imana ugacumitwa nayo. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuriho, kugira ngo twebwe tubone amahoro, tubone ubugingo, tubone ubuzima, tubone agakiza, tubone gutabarwa, tubone gucungurwa, tubone gukira. Uri mwiza yawe, ugira neza bukira bugaca. Nta wundi uhwanye nawe Yesu, nta wundi umeze nkawe, byiringiro bizima. Acira, haleluya. Acira mwami Yesu Kristo, acira ibyari bitugoye, acira ibyari bitubabaje, acira ibyari bituraje inshinga, acira uburwayi bwacu, acira urubyaro rwacu ruhindure. Mana uri mwiza, ngaho barengere mwami. Wavuze ko nta kure habaho utakura umuntu. Kura ruhara mwami Yesu Kristo abana bacu mu cyimbo cyo kudakizwa, ubaye gukizwa, ubaha agakiza, ubambika imbaraga zawe, gikundo cyawe kibajyeho, gitinyo cyawe kibazeho, bwiza bwawe bukayangane kuri bo. Mu izina rya Yesu Kristo, sengeye mwende Data wese warurushe, waruremerewe, warubabaye mwami, bakoreho, bakize, basange mwami, bacungure mwami Yesu Kristo. Habuzuye intimba, habuzuye agahinda, habuzuye ishavu, Mana bakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyabarwanyaga, ibyababuzaga amahoro, ibyatumaga basubiza umutima, Mana barengere. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana icagagurika kandi igakongora, higa ibibahiga, rwanya ibibarwanya. Mu izina ryawe Yesu Kristo, nta wundi uhwanye nawe Jehova nisi, nta wundi umeze nkawe Jehova Yire. Ni wowe Yesu Kristo, ni wowe ugira icyo ukora cyaba kitari ukakeba ndetse ukagikomeza. Reka buri wese umusange, reka buri wese umurwanire, reka buri wese umutabare, reka buri wese umubere byose muri byose mwami. Mana we, uwariraga muhoza y'amarira yashokaga ku matama, uwabarenganywaga n'inkubi y'umuyaga, umutabara, umurwanire, umufata, umukomeze. Mu izina rya Yesu Kristo, buri wese umusange mwami, buri wese umurengere Yesu. Abari mu nzu y'imbohe ubasange cyane mwami, rengana abantu batabare, imfubyi, abapfakazi, papa mwiza, bagirire neza mwami, batabare nyagora ku ngoma, abadafite shinge na rugero Uwiteka, nabo bagirire neza, nabo batabare mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana mari baha umugisha mwinshi, Imana mari bagire neza. Uwiteka bibuke, Uwiteka barwanirire, Uwiteka batabare, Uwiteka bakomeze cyane, kuko ni umwami w'amahoro, ni umwami ugira neza. Yarapfuye ku bwacu, arazuka, ubu ari mu ijuru, ari kudutegurira hacu. Subizwamo ibyiringiro, kuko ni Imana nziza. Yesu aguha umugisha mwinshi, Yesu akugirire neza, Uwiteka gutabare, Uwiteka kurwanirire. Wifuza ko dusengana birambuye, uzaze kuri Zoom, manuka hasi muri video za mbere, ujye muri commentaire,
urasangamo link ya Hallelujah Ministries. Dusenga buri nimugoroba saa 2 zo mu Rwanda zuzuye, Zoom ibifunguye dutangiye gusenga. Ndabakunda cyane, Imana bagiye neza. Shalom, shalom, bye, bye. Amen.